shaka gusoma cyari gituma urwandiko ariko niba bacishike mu materaniro biri he iyo cyaka kwisoma ngiye nibwo ndumva bingiyemo neza kuko ntacyo hehe bakora none ko Paul yanditse ngo abagore bacicikire mu materaniro siko biri bivuga ngo biga nituza ibyo bashaka kubaza bibereza abagore mu rugo abagabo baho sorry nirenga wagiye muri ADP mu mwaka nagiye muri ADP muri 93 kuva icyo gihe wasanze abagore bacicikira mu materaniro kugeza uyu munsi koko wasanze uyu murongo Paul yanditse wubahirizwa muri ADP koko abagore bacicikira ujya hirya wo murongo wuzanye wasanze ko kubacicikira mu materaniro ubwo ku ruhande rwa Isaïe cyangwa ku ruhande rw'amurwanya nta ruhande abamurwanya hari n'abamurwanya mbese nizere kuvuga ngo nagapupe nagombeshe pamfire hano mu gatenga hafi yawe ari nirenga njye tugana afite n'inkoni hafi nagombeshe ko agapupe umva banze ine ngo abamurwanya turashwana ku ruhande rwa Isaïe hari turaniyunga ntayo siri ku ruhande rwa Isaïe ku ruhande rw'amurwanya siri ku ruhande rwanjye Iko bitabi sinyanyikoza nje ndi ku ruhande rwanjye ndi muri position yanjye kuko nta wantumye kumuvugira hano abagore bacicikire mu materaniro wagiye muri ADP mu 93 kuko wasanze abagore bacicikira mu materaniro nsubiza ngo nibyo baracicikaga cyangwa se ndasanze badacicika ikibazo so guceceka ariko se ahubwo ikibazo ni uko abashumba turaki weya imbere rero ntago bibiri ivuga ngo abagore bareke kuba bashumba ivuga ngo bacecekera mu materaniro none yatepere muri kumbye bakunzi Shalom TV 295 tubashuje mu izina rya Kristo twifurije amahoro y'Imana isumba byose mwaramutse mute mwiriwe mute abari hirya no hino cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda tukwegerane hirya yacyo mu migabane igize isi yose ukwiri turabashuje twifurije kugwa neza mu mwami mwihanganire ibiri kuba mwihanganire ibikorwa cyane cyane migabane yanyu aho ngaho Canada aho ngaho Texas aho ngaho hose turimo tumva amakuru menshi muri iki cyumweru gishize ko mwagiye muhura n'imyizure itandukanye ariko kandi kamuvuge ngo nayo turaza kubivugaho gake cyane ariko kandi muduhe amakuru menshi kandi atomoye ni ko umurundi avuga njye muri kumweta nese nkirenganya n'amazina yanjye inshuti yanjye akadasohoka Imana ibahe umugisha reka dusuze n'inshuti yanyu nayo mubona hano kuri kamera uraho neza ndaho cyane pe warakize se biri kuza biraba neza ariko hari nagashobora kujya kaza no mwijwi uko ritangiye kubona nk'isarara ariko nta kibazo neze neza bakoze cyane Imana igumugisha rero duheruka utubwira iby'ibihe ariko basuze abantu nurangiza kubasuza babwire na televiziyo yawe bajya gukurikiraho televiziyo yanjye ni Ziraziritse TV nkanitwa Kwizera Valence Ziraziritse inshuti yanyu inshuti ya Shalom TV inshuti ya Ziraziritse TV inshuti yanyu mwese Ukiranye ko ibiganiro bica kuri amateleviziyo yose uko ari abiri aho washaka naho wagisanga kuri Ziraziritse TV no kuri Shalom TV niho ikiganiro kigenda kinyura Imana iho mugisha abatakora subscribe reka tubabwire ngo bagiye gute share like comment mubikore ariko nigize kuvuga nje ntabwo vuga ngo mubikore aba bantu irenganya n'abandi benshi bakunda kubwira ngo nukugira ngo ibigano dukoze bihite bibageraho ibyo ni byo koko ariko nje nongeraho ngo mwamuna duteye inkunga iyo ukoze subscribe kandi kabitekerezo ibyo byose ni ibintu bigira umumaro kubijyo no mu buzima bw'umuntu mbese mwamuna duteye inkunga muri make niba mudukunda rero mwadutera inkunga mwakuvuza ko twabaho mwakuvuza ko natwe tubigira iki tumarira nkuko ikimarira abandi mukora ibyo bintu mwandika ibitekerezo comment mubyohereza abandi aribyo share kora haraga kumwe aribyo like unakore subscribe muri amacano menshi amubare abantu dufite mubona kandi ukwiye kuzamuka kandi tugize abantu ibihumbi 100 magana miliyoni y'aba subscribe byatunezeza kandi mwe byabanezeza bakoze cyane ni iki byakungura kuba bikoze ubikoze kuba teye inkunga ubwaratanze deja kuba teye inkunga ubwabyo kuko uzivuga ngo gutanga bihesha umugisha utaguhabwa kera yatanze atumye twahembwa rega ntabanga ririmo niba tumye twahembwa niduhembwa se we azasigara nidukira baza batakize icyo ni harimo inyungu nyinshi
kuko yaduhaye atumye hari aho tugera nabyo ubwabyo shyiraho na kwa kuri ibiganiro bihita bimugeraho direct atiriwe aza no gushaka kuri channel ahubwo akabona kimugezeho kuko yakoze subscribe. Ya migabane ine tujya dutashya rero Ntirenganya yayitahije, ariko intare nye ntabwo bavuze noneho zacu n'umujyi wa Kigali. Intare nye mugira amahoro y'Imana ndetse n'umujyi wa Kigali, ariko kugira ngo twagirwa n'intare gatandatu ya diaspora aribo batuye kuri iyo migabane yose. Tuba twavuze ko abenshi ntabwo bumva ururimi tuvuga, ariko kandi hari abanyarwanda n'abarundi batuye kuri iyo migabane cyangwa se abanyamurenge bana bumva ikinyarwanda baracyumva. Jewe wajye mvuga bacyumva byo wasanga n'abongereza bacyumva banakizi, hari n'abashinwa bakizi, uwumva ikinyarwanda wese adukurikira bitamugoye. Ariko natwe yacu mberwa kuvugana yo ku butaka butagatifu ko nta makuru y'uruka kumva, ntabwo duka kuvugana, ariko baraho barakomeye. Inshuti yacu wo ku butaka butagatifu tutavuze izina uhita wimenya, tuvugisha ntabwo uheruka, ariko yita imwe ukora ibintu yewe bonzi n'umwe gusa, ariko niwe ujya uduha amakuru kandi waduha n'amakuru. Uzwa n'umunsi yanyeretse uyamyobo baga bari mugize gufotora aranyereka uko bameze, ambwira n'amakuru ati nta hantu ubamo haba hameze neza, harimo matora, harimo internet, ati nimwe byaratu ntago ari cyagihe Obadiya baherano umutsima n'amazi kubwa Yezebeli imitsima irimo ari imyobo gusa n'ibishyitsi n'imbeba n'imitsima ibirimo byose, ubu haratunganye bye. Inshuti yacu rero uturamuta ngira inshuti mu gihugu cyitwa Espagne, wazambwiye n'uburyo ubireba koko wenda kuvuga sha twarabanye turabana mu Rwanda Antoine niba ugira ibiganiro byacu bya Shalom TV cyangwa Ziraziti TV uzatuvugishe rwose, nkeneye kumva ijwi ryawe cyangwa abakobwa muvukana bari hirya no hino, uzabona azakubwira ko nkeneye kumva ijwi ryawe. N'abandi turabamukije benshi USA, China, Australia badukurikira mwese, Imana ibahe. Urakoze cyane Imana iguhe abo karagaciyeho rwose n'umubikore kugira ngo mudutere inkunga, ariko kandi bagende kubabwira ko dukora ibikorwa biduteza imbere cyangwa se biduha amafaranga yo kwamaza ibyacu. Dufilima amakwe tukanafotora amafoto meza agezweho kandi ya profession. Ikindi kandi dufilima n'ibirori uko biri kose. Ikindi duhamagare uvunyishe kugira ngo tubashe kugukorera ibirori nk'uko ubyifuza. Imana ari guha umugisha, kandi mubona ko amashusho menshi tunyuzaho mubona ko asa neza, ariko kandi reka tubabwire ngo mujye muduha n'akazi tubakorere. Uzi ko buriya ijambo amakwe kuba atari ikinyarwanda rwanda benshi barikoresha. Amakwe ntabwo ari ikinyarwanda kuko ubukwe ntabwo bugira ubwinshi, buhora ari ubukwe bwaba ari ubukwe ijana buba ari ubukwe, ariko abantu bavuga amakwe cyangwa inama ngo tuzaza hari amanama ntabwo ari ikinyarwanda. Inama ntigira ubwinshi, hora ari inama, ubukwe buhora ari ubukwe, ariko nta kundi abantu bamenyereye amakwe. Ariko nyamuna rwose mujye mubwira Ntirenganya z'abakamere, ari abazambwira nzamubagezaho. Harya Shalom studio irahari nibatubwira abantu mufite ubukwe muri iyi minsi, ikirori icyo ari cyo cyose wifuza kubika archive, Shalom studio bigukora neza cyane. Murakoze katwizere ko muzaduha akazi. Reka tuganire ku bigendanye n'ibivugwa. Akenshi tubanda kubivugwa ntabwo twagiye tubirema tubyo twaranye none tutubyo tuvuga se oya ibivugwa ari nabo wasuje ngo iminsi ngo bivugwa ibyo mwabonye yongeraho n'ibyo bumvise cyakoze. Reka tubanze tuvuge ku bivugwa bigendanye n'imperuka. Tubibanda ku mperuka urabikura ibigendanye n'imperuka ngo imvura zimo zirangiza ahantu henshi, imivu iyo za Canada, iyo za Texas, iyo za mu Buhinde, aho ngaho mbese imvura yisha ibintu, irimo iratera inkango, irimo irica abantu. Ariko kandi reka tugaruke tuvuge kuri Kazungu cyangwa se Theoneste Bazina uri muri Korea y'Epfo. Muri Korea y'Epfo ejo bundi ku gatanu ku gatandatu ngo imvura yahitanye abantu bageze muri 19, ngo itwara ibintu ndetse itwara mbese abantu 19 ingana zirasenyuka mu gihugu se mu kagari mu murenge hano. Nyakubahwa Theoneste Bazina uduha amakuru kugira ngo tubashe kuvuga ibiri amambo, kuko turimo turabikurikirana hirya no hino, bakatubwira ko izo mvura zahitanye abantu zigasenya inganda, ariko nezere ko urukoramo rwo rugihagaze rutari rwaswenyuka. Ubwo kubera ko dukurikira cyane turabizi uraduha amakuru. None ka tugaruke ku mutumirwa cyangwa se ku mukozi w'Imana. Iyo dufashe ibi bihe biri kugenda bihindagurika, reka dore mu gihugu cy'u Rwanda urabona ko
ubundi izuba ryatangiraga mu kwa kangahe kugeza mu kwa kangahe ni mubizi? ushaka kuvuga ibihe oya ntabwo bavuga ngo izuba ryatangiraga mu kwa Impeshyi kangahe. yatangiraga ryari? Impeshyi, urugaryi, itumba, iki. Rero turi mu ki? Impeshyi yatangiraga ryari? Yatangiraga mu kwezi, ubundi yatangira mu kwezi kwa gatandatu, ubundi mu mpera z'ukwa gatanu nta mvura yakundaga kugwa, ariko ubwo ni kera ibihe bikiri ibihe. Mu mpera z'ukwa gatanu ntabwo imvura yabaga ikigwa. Kwa gatandatu kose nta mvura yabagamo, kwa karindwi, kwa munani hazagamo imvura nkeya, hamwe bayita impungiramirera, ahandi bakita insindagirabigega, nawe nkeya. Bikagera imvura ikazongera kugwa nibura mu kwa cumi. Ibihe byagendaga. Nayo ariko mu kwa cumi na kumwe ikaba yaragabanyutse, habagamo igihe cyiza, ikongera imvura kwa cumi n'abiri, mpamvu kwitwa Ukuboza. Kuba rero imvura iri kugwa bidasa, ariko nyine ndi bukubaza ari wowe, nese imvura iri kugwa ingana gutya nyinshi hariya, ikidasanzwe kirimo ni iki? Mu bimenyetso by'imperuka se gize usoma imvura? Ese bavuga ngo biza ngo ni iki? Bivuga ngo ibiza wenda ntibyatandukana. Imvura se tureka tuvuge ku mvura, reka tureke izo ngo ze hanze zirimo zirica abantu, ariko kandi mu Rwanda zaraguye abantu barapfa, ariko reka tuvuge muri iki gihe cy'impeshyi, iyo turebye dusanga imvura iragwa ahubwo ivuga icyo bivuga kuba imvura yagwa mu gihe tutari tuzi, twiteze ko aho noho wenda umuntu yavuga kuba imvura namenye ubwenge, imvura igwa imisozi igatenguka, ntabwo mbonamo ikintu gishyashya mu gihe cyayo, ariko kandi n'ubundi niyo igwa mu gihe kitari icyayo, simbi ikindi gisubizo. Njye ntabwo ndi umuscientifique ngo ndajya kuvuga ngo akayunguruzo ngo haraho kagitari. Njyewe nemera Imana n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo. Imana niyo mukuru nyir'ibihe, niyo inyuranye ibihe, irenganya rero n'abandi mudukurikiye. Mwibuke ijambo twe ko tuba dukora ibiganiro bya gikristo, hari amagambo tuvuga menshi agaruka mu bindi biganiro. Nta muntu uzi wagiye guha abantu umugisha, kandi ngo aho hantu byari bizwi ko ukuboko kw'iburyo gukora ku mwana mukuru, byari bizwi, nta cyabihinduraga kibaho. none Yakobo ukw'imoso kugakora se kumutsinda ko ari Yakobo, ndabihuza n'ibi, ariko agiye kubaha umugisha anyuranye amaboko. Wabyumvise neza? Kuki Yakobo yanyuranije amaboko? Nuko kuyanyuranya byari muri we, kuyanyuranya byari bifite mu biganza bye. Ndavuga iki? Ndavuga ko nyir'ibihe, nyirukurema, nyirugusimburanya ibihe, nyirugutanga imvura mu kwa kane no mu kwa cumi n'abiri, ashobora kukubwira ngo nayitanga no mu kwa gatandatu. Kwajya ntabwo ndivuge ngo byende bapima ngo byaje ibyo inganda zangije ibintu, imyotsi, ibyo giye icyo mvuga ni umukuru nyiri, ni Imana ishobora byose, ishobora kuzana imvura mu kwa mbere kayizana mu kwa kabiri, kuko twebwe nitubona ngo ibihe byarahindutse, ni kuri twe, ntabwo ku Mana ibihe byahindutse, kuko niyo nyir'ibihe, niyihindura ibihe. Niba yashingiye kunyuranya amaboko, rero twikirize ngo amen. Imvura iguye mu kwa gatandatu tuvuge ngo amen, wayizanye Imana wabikira. Yobu yavuze ngo iki? Yabwira umugore ati mu kuboko kw'Imana havamo ibyiza, ariko n'ibibi iyo bije turabyakira. Rero kunyurana kw'ibihe kwanjye, ngiye kwizera Valens, ndavuga ngo niko Imana yashatse kubinyuranya ku mpamvu. Ese iriya mvura yaguye ku bwa Nowa twamye hari mu kuhe kwezi? Wabona ari muri bya bihe imvura ntigwa, twamenya ari muri kuhe kwezi. Abari kujya kwiga kugira ngo babashumba bazabitubwira, yari mu kwa kane kw'itumba, yari mu kwa kane kw'itumba, yari mu kwa cumi n'abiri k'Ukuboza. Ubwo se wasanga no yari mu kwa gatandatu. Kandi reka kubwira uburyo Imana inyuranye ibihe yanabikora. Ushobora gusanga yaraguye bakavuga ati se Nowa imvura ntabwo ari igihe cy'imvura. Ariko tugaruke uvuze neza muri Bibiliya, ubu ntabwo Bibiliya yari ikwiye kuvaho bakandika iyindi. Gira vuba aho gutangira, shaka bari mu bihuriho. Reka tuvuge kuri ikintu. Nuza Yosuwa ngo yahagaritse izuba, kandi bavuga ko izuba ritagenda, hagenda hazenguruka isi. Ubwo ntabwo azandika indi Bibiliya ivuguruza ibyo bintu. Tuba twakoresheje imvugo nayo navuga ko itari yo. Yosuwa ntabwo yahagaritse izuba, ariko yasabye Imana kwihagarika izuba, nk'uko bivuga ngo Eliya yarategetse. Yaravuze ngo zuba hagarara, yahagaritse izuba, ngo zuba hagarara. Reka bari bafite imbaraga zo kugira gute? Ese Eliya ntabwo watanze imvura? Yahagaritse imvura? Ntabwo yahagaritse imvura. Ntabwo yahagaritse. Yahagaze birane. Yavuze biriya Imana akorera amwemerera. Ariko nawe sizi ukuntu umeze.
bari bafite imbaraga z'Imana. nta muntu ku isi Yosuwa yaravuze ngo zuba hagarara, ibyo niko zihagarara. none se wabaho ugiye usengera umurwayi arakira? Ngivugisha ukuri hano uti sinkwaza ngo bangahe ugiye usengera umurwayi arakira? Oya, icyo birivuga nyine ndi muri Bibiliya, ntabwo numvangire kuva wabaho ibyo birivuga. Yaravuze ngo zuba hagarara, neza avuze ngo Mana hagarika izuba. Subiza iki kibazo, hari umurwayi ugiye usengera arakira? Umurwayi benshi cyane abo. Oya, ndashaka umwe waramusengera arakira? Subiza oya cyangwa yego. Nyine naramusengera arakira. Waramukijije? Subiza. Ikibazo nawe nagisubiza. Ni wowe wamukijije? Tujya tukuririmba ko ntirenganya yakijije indwara hana yayikijije, ntirenganya yakijije umuntu sida, ntirenganya tonese, ntirenganya tujya tubyirata, tujya tubivuga se. Twebwe turimo turavuga ibyanditswe. Nibyo burya nibyo rero nuko bitanditswe, burya nibyo wakoze nuko bitanditswe, ariko byari bifite imbaraga. Burya mu gihe cyawe ni nk'izuba wahagaritse, iryo niryo izuba wari ushoboye, nuko utahuye n'irya Yosuwa, ariko iryo wahuye naryo ryari izuba. Iryo wahuye, uwo murwayi wasengeye agakira, ni nka Eliya watumye imvura imureka agatanga ubuzima. Ndabivuga iki rero, uko wategetse iyi ndwara ikava mu muntu, ariko atari we wayimukuyemo, niko Imana yumviye Yosuwa ihagarika izuba aho rigereye, kuko Imana niyo nyiri Yosuwa mwene Nuni nta mbaraga yigeze ubwe nka Yosuwa. Reka yari nka kwizera hano, yaryaga nkanjye, yasonzaga nkanjye, yagiraga ubwoba cyangwa agatinyuka nkanjye, ahubwo yagiye mu butware bukomeye, yemeranye n'Imana mu mwuka kubera akazi afite, Imana iramwemerera biramo. Eliya yahagaze mu butware bukomeye ku gihugu cyose cyasigaga ibigirwamana. Yezebeli afite abahanuzi ngo 850, 400 ba Shema, 450 ba Bali, bose babiwe bashinzwe kurwa ibintu. Eliya agira iryo shyaka ati imvura ntiyongere, nkuko navuze ngo wandwara we genda. Wese bayikozeho iki? Warayikijije wowe? Iyo abaganga badutera inshinge byibuze, wenda uvuga uti muganga, wenda ushatse uvuga uti muganga yaranyijije, mwana aho uti muganga warakoze, wampaye umuti rwose biramfasha, kuko waguha umuti nyine, aguha urushinge akaguha ibinini, ariko we nicyo wakoze ko iyo ndwara wiyemerera. Icyo turi kuvuga, reka tube turekera aho ngaho. Turimo turareba ibiri kuvugwa hanze aha ngaha, birimo biragenda bihindagurika. Ariko uretse gato akantu wasimbutse, kuba washatse kuvuga se ko uyu munsi uvuga ngo wandike ngo ndi Bibiliya, warashatse kuvuga uti ku cy'uyu munsi nta Yosuwa tubona wahagarika izuba. Oya, icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko abanditsi banditse Bibiliya baravuze ngo Yosuwa yabwiye izuba ngo nirihagarare. Uvuze ko byavuze neza, uvuze ngo iki? Abanditsi gato banditse urakoze cyane, sibo babyanditse, nicyo twari turiho. Urakoze cyane. Baravuga ngo Yosuwa ihagaze, mu yandi magambo ashaka kuvuga ko izuba rifigisi bitagenda, n'ukwezi rifigisi bitagenda. Abahanga bavuga ko ari isi izenguruka. Uri kubyumva neza? Icyo nshaka kuvuga nuko Bibiliya hari ibintu itubwira bya kera, bitewe n'ukuntu babyumvaga bitandukanye n'iby'uko abanyabwenge ubu ngubu bari kubyumva. Ariyo mpamvu bari kubwira abantu ngo ntibajye kwiga kugira ngo bajye bavuga ibintu. Ese ntibajya kwiga barandika indi Bibiliya? Icyo mvuga ni kimwe, ntabwo uzavuga ngo Yosuwa yabwiye ngo nihagarare kandi izuba risanzwe rihagaze ahubwo hagenda isi. Ntabwo ese ni ibyo? None se iyo bavuze ngo yarihagaritse, bumva ko yarihagaritse ngo ritagenda? Nicyo yakoze. Oya, yarihagaritse ngo ritarenga, ritazima, hakaba ijoro, ryaragumye riramurika. Ariko ntabwo ryajyaga izuba, kandi we byagiye sirika ritagiye, wumva ko ryagiye nyine kandi ritagenda. Oya, ese ni ibyo urimo? Ntabwo yarihagaritse ngo ritagenda kuko ntirigenda, yarihagaritse ngo ritarenga. Ahubwo buriya, ahubwo undi bakuvuze ko yahagaritse isi. Uruhande yari ariho bandika ko yahagaritse izuba. Uruhande yari ariho ntabwo rwagiye ngo rutere umugongo izuba, kuko kurenga kw'izuba nyine uruhande turiho twebwe ruba rurivuyeho, kuko handi riba riri kuva. Icyo yakoze rero, yaratetse izuba rirakomeza rimurikira aho hantu hakomeza kuba amanywa. Ariko nanone bike ko nanone uretse na Bibiliya n'ibindi bitabo byose twize, n'ibyo wize muri primaire, n'ibyo wize byose ntabwo bivuga imvugo yose yeruye nk'uko yakavuzwe, ahubwo bikora ku bwonko bwawe ubashe kumenya ikiri hirya y'icyo wumvise. N'ibitabo byose biva bikagera, ugiye ufata ibitabo by'abaganga ntabwo wasanga byandika akantu kose uko kaba, ahubwo bishobora kwandika bati ku mubiri hashobora kuza ikibazo, bagura ko umuganga yahangana n'ibibazo biza ku mubiri, ariko ejo hari ibindi biza mu bitabo bitari birimo.
ni nkuko na hariya bavuga ati yahagaritse ariko nawe umutekereza mwese kuki nyine abantu babonye ko izuba ritagenda barabibonye nyine ariko ntabwo babonye nawe ubwawe ugomba kugira uko usoma ijambo. Iyo usomye ijambo uri kwigisha nturivugaho urisomye umunota umwe ukarivugaho amasaha abiri uba urivugaho ikizi kutarisoma nuko ubona ibindi urivuga ngo rirusheho kumvikana ntukorere n'abandi bakagutekereza iyo si icyo yakoze yangaga ko bwira atarangije ikibazo yari afite ategeka ko izuba rikomeza gucana aho hantu rirahamurika igihe cy'ijoro kiragera ariko ho nihira ushobora gusanga buriya n'ahandi habakikije hirya ho bwarije bo ngo byakomeje kumurika kugeza acogoza ababisha be ushobora gusanga hatari ababisha bwari bwije rero urakoze cyane ababisha bwari bwije hari ijoro. reka tugaruke muri iki gihe turimo turavuga ibintu ukuntu bigenda bihinduka kandi biravuga ngo mu minsi y'imperuka ubwenge bwa benshi buzajya gute buzagwira icyo gihe ubwenge buzagwira ubu ni igihe ubwenge bugwiriye kandi urimo uracukumbura bakamenya ibyafuditswe kera ariko hazaza ubundi kandi hari imbaraga ziri kwifutura ndashaka duhuze ibi bintu birimo biravugwa ko sinzi ikinyamakuru nagiyeho kivuga ngo ADEPR ariyo twibandaho cyane kuko niyo biri kuvugwamo cyane ariko sinzi nimba n'andi madini bivugwa cyangwa se bitavugwa bivuga ngo ADEPR ariko nimvuga ngo andi madini cyangwa se andi matorero bo biremewe cyane cyane gusengera abagore biremewe abagore barasengerwa abagore bashumbya intama ariko muri ADEPR ikintu cyakumiriwe imyaka 85 irashize gikumiriwe icyo kintu ariko none ubu tuvugana bimwe biravuga ko bagiye gusengera abagore. Nakurikiye ikiganiro umuvugizi yakoze i Rubavu ahamagara abantu mbese batanga ibibazo ko babyumva ariko bimwe biravuga ngo kari agatwiko ngo kuko ngo Yezayi ngo arashaka urubyiruko ngo ko ari rwo ruyobora ADEPR ngo kubera ko ibyo byose bazamufasha kubishyira mu bikorwa. Iki kintu kivuga ku kibuzo kuzima ngo kari agatwiko se katwitswe nande banze burije abavuga ngo kari agatwiko katwitswe se na Yezayi ngo ni agatwiko bakoze ngo bategura abantu babaza utubazo tudafatika abantu babashije bateguye babwirwe n'ibyo baza kubaza hanyuma ku buryo atari byo byari biri imbere. Icyo kiganiro barebye ntabwo nakirebye ntabwo nacyumvise ariko rwacyumvise ni byiza. Hanyuma uvuze kuri abo ngabo ko byagenze aho i Rubavu ntabwo nabirebye uvuze ku bwo gusengerwa ko bagorotse bakumiriwe imyaka 45 ariko hafi aha ngaha ntarajya muri byinshi maze kubaza bakumiriwe nande niba hari amakuru ufiteho imyaka 45 ishize barakumiriwe nande ikira kibazo bakumiriwe kigano nimba ari biraye bakumiriye nimba ari abayobozi babakumiriye ntabwo mbizi ariko muri ADEPR abagore bakumiriwe nta mugore wemerewe kuba umupasiteri bakumiriwe ku pasiteri mbese muri make imyaka 45 ishize bakumiriwe ku bupasiteri. Hanyuma ubu none muri mwaka 45 ADEPR ifitemo na yubile y'iyo myaka yaba noneho ishaka kubasengera ngo babe abapasiteri iyo gahunda ikaba ihari. Iyo mvugo nanjye ndi kwimva hose aho sindi bukugore nanjye ndi kubyumva ariko ngiye icyo uvuga nka kwizera abo tuganira kuri ya macano yombi sharo mu 1995 na Zirazitse TV kunze gukora hamwe n'itata ndirenganya tumaranye igihe turashobora kuzana ndi batumirwa ariko tugiye kugira umutumirwa umwe w'umugore kwa twatangira ibiganiro tuganira turaba babiri byitwa ikiganiro turiganira twebwe akambaza hose cyangwa nkamubaza ibiro ngiye gusubiza nka kwizera nge ntabwo ndi pastori ntabwo ndi mwarimu ndavuga nka kwizera Valence ku giti cyanjye uko mbyumva nkuko nawe ambajije ku giti cye imyaka 85 abagore bataremerewe kuba abashumba abapastori Aaron irenganya byadusaba gutekereza cyane. Ubu ikintu cyatugira umumaro kuruta ibindi ubu tubonye umuntu wari uyoboye ibintu byitwaga MRC tukamubona yari umuzungu hari MRC byane kuva mission libre suédoise mission libre niko byabanje kwitwa itoro turimo mbere niko byabanje kwitwa uwamutwereka tukamaza mu kubera iki gihe abagore batabaga pastori yavaho tukabona igihe byari indembo eshanu zigenga rwa Shangugu kitwa Shangugu n'amateka rwa Gisenyi rwa Kiroze tukababona ariko reka basabirize nubwo badahari
oya buretse urabasubiza basubirize ntacyo niba bisobanura. Bibiliya ivuga ko Pawulo yavuze ngo umugore ntakavugire mu iteraniro. Burya wabazaga ibyo uzi ni ukuvuga ngo igisubizo urakicaranye nicyo bamubwira ngo akwiye kwandika indi Bibiliya urumva, ariko nanakwemereye wowe n'abandi nkabagenzi mugende muyandike. n'umuvugizi baramubajije wavuga ngo kuki Bibiliya ivuga ngo umugore ntakemererwe kuvugira mu materaniro, yarashubije ngo uwo ngo yaratanze ngo avuga kuri ibyo bintu, avuga ko itorero rya ADEPR rimaze imyaka 45 none bakaba bari kwinjiza ibintu bitari biririmo bavuga ko bitazabajyaho ingaruka mu gihe cyabo. Arasubiza ngo none ko umugore atemewe kuvugira mu materaniro wowe ko wavuze. Nicyo nanigiye kuvuga cyasaga nicyo neza neza. Harya uwo murongo ngo ndashaka kusoma 16 ndashaka kusoma cyari gitabo ku rwandiko ariko niba cishike mu materaniro biri he iyo cyakwisoma ngiye nibwo ndumva bingiyemo neza kuko ntacyo hehe bakora none ko Paul yanditse ngo abagore bacicikire mu materaniro siko biri bivuga ngo biga nituza ibyo bashaka kubaza bibereza abagore mu rugo abagabo baho ntirenga wagiye muri ADEPR mu mwaka nagiye muri ADEPR muri 93 kuva icyo gihe wasanze abagore bacikira amateraniro kugeza uyu munsi koko wasanze uyu murongo Paulo yanditse wubahirizwa muri ADEPR koko abagore bacicikira ujya hirya w'umurongo wuzanye wasanze koko bacicikira amateraniro ubwo ku ruhande rwa Isayi se cyangwa ku ruhande rw'amurwanya nta ruhande bamurwanya hari n'abamurwanya mbese bizere kuvuga ngo nagapupe nagombeje pamfire hano mu gatenga hafi yawe ari nirenga njye tugana afite ngo ni hafi nagombeje ko agapupe umva banze ine ngo bamurwanya turashwana ku ruhande rwa Isayi ari turaniyunga nayo sini ku ruhande rwa Isayi ku ruhande rwa murwanya sini ku ruhande rwanjye Iko itabi sinyanyikoza nje ndi ku ruhande rwanjye ndi muri position yanjye kuko nta wantu ngiye kumuvugira hano. Abagore bacicikire mu materaniro wagiye muri ADEPR muri 93 kuko wasanze abagore bacicikira mu materaniro nsubiza ngo nibyo baracicikaga cyangwa se nasanze badacicika. Ikibazo so guceceka ariko se ahubwo ikibazo ni uko abashumba turaki oya mbere rero ntago bibiri ivuga ngo abagore bareke kuba bashumba ivuga ngo bacecekera mu materaniro none ADEPR muri kumbwira uyu murongo yarawapuritse koko baraceceka. Genda shaka igisubizo umuntu dukurikiye igisubizo ko bafite abagarukira badakomeza kuzamuka. Paulo ntabwo yavuze ngo bagire aho bacece aho bagarukira yaranditse ngo abagore bacecekere mu materaniro. None ko cyara bagarukiye hehe aho nti kibazo kiri rero ninde wabemereye kuvuga kandi umurongo wa Paulo warababuzaga. Nge nagiye mu 92 uva ko n'imbere yawe nasanze abagore babarimo aba baracecekaga kandi arabarimo ariko nabo bagarukira nasanze abagore no guceceka. Paulo yavuze guceceka ntabwo avuze inshingano imirimo nuvuga ngo baguma ku bwa Paulo nukuza umufana w'izayi oya umva oya kandi nshaka nubona ko ese iyo mbaye kuko ikibazo nuko kananzi agarukira kuvuga nta wazaguriye agafata umva ikibazo nakomeza agarukira kuvuga ari ariko ntirenganya uruvanga ibintu bibiri oya nicyo tandukanya guhabwa inshingano no guceceka. Paulo yavuze ko baceceka no guceceka c'est-à-dire nukuza mu rusengero ntabwo yabavanyemo ntibanikize ngo amena ari uko apurika ijambo ubwo ntabwo bavuga ngo amena oya bacecekere baterane gutyo bakurikiye ibyo oya babambika agapfukamunwa urandika indi Bibiliya kuko rero uranayandika Paulo yavuze ngo baceceke donc icyo nshaka kuvuga rero reka binjiremo neza rero ubundi reka nashaka kuvuga ko abitwaza uwo murongo n'ubundi ntabwo wigeze wubahirizwa. Nicyo nshaka kuvuga niba bibanda ku murongo ngo bacecekere n'ubundi uvuga ngo ADEPR ubwayo ntiyigeze bahiriza inyigisho wa Paulo kuva yabaho kugeza uyu munsi kuko abagore ntibigeze baceceka baravuze. None kuki babahaye limite y'abagabo icyo nicyo navuze ngo niho nakuregane wangire kwayoboye MRC kabone wayoboye indembe 5 kabone wayoboye ADEPR kabone wayoboye noneho ADEPR gitangiye kwitwa ADEPR muri 43 wari mbyibuka neza mu nama bereye Kayove uwabiyoye bwa mbere na mbere we aracyari nisanzwe bw'imo Yosefu ariho ubu kiri kuwamuha w'igipase kucyo utasengeye abapasi b'abagore
sanzwe mo warahari nihagira n'umuntu umunyumvira ntamubirikira ari nihagira muzamumurutse hamwe wakubajije ngo niki cyatumye udashyira abapasi ko washyizeho abadiyakoni b'abagore badiyakoni kazi birayire n'abavugira n'abemera ko washyizeho abarimu ukabasengera kandi uretse ijambo mwarimu n'ijambo paseri ariko inshingano ni zimwe hari ukiretse kubatiza no gusezeranya ariko ni kuyobora abantu kuba umuyobozi ni iki mubahamagara ngo muze mu nama kuva 1992 njya muri ADPR umugore yari mwarimu yahamagaraga abantu agakoresha inama mu rusengero nimuhaguruke barahagurukaga abakomeye abasirikare barahagurukaga ariko ukira aho ngaho turimo turaganira kuki abadiyakoni batagitumirwa mu manama wowe rero uraganira nabi iyo nindi sije ukwayo ikatugireho ukwayo nituvangavanga ntacyo turakuramo n'abatumva ntacyo turabamarira reka tuvuge iyi ngiyi y'abagore ndetse tujye kuyaga popo wavuze niba ari igipo niba ari igiki hama niyo nitubona iminota igihari nayo yizanemo nibidakunda tuzayiganira ukwayo sibyo byiza hanyuma reka tuvuge iyi deba yo kuvuga ngo kuba bagiye gusengera abagore erega njyewe ariko nta nubwo nzi neza ko bemeye ko bagiye kubasengera koko ariko numvise umuntu ejo kuri cano Ikaze TV Payisakurode ya telefone umuntu ngo bita ngo ikiwe gushinzwe hari amakuru mu itorero baravugana kuri telefone uwo muyobozi amubwira ko iyo gahunda ihari kwizabaho rwose ariko ndaza kubaza yavuze ko ari umushinzwe amakuru ari ushinzwe guhuza ngo iki abakristo n'iki aramutelefona baravugana uwo muyobozi wo muri ADPR ntabwo njye numvise ntabwo nasanzwe muzi amwemera ko icyo gikorwa kizakorwa cyo gusinya gore kwa pastor uyo ruvuga uriya ushinzwe kuvuga butumwa ze oya ushinzwe kuvuga si Claude simbasibwa oya ntago ari nundi ntabwo n'imiti namaze ariko ejo bya wa mukobwa baherutse gusezeranya n'umunyamahanga babana babiri baririmbana Dorcas na Vesina baza ngo ko muri ADPR ngo banze kumusezeranya umuntu asobanura ku muryagize ko ADPR itigeze yanga iyo avuga amagambo arabisobanura amazo no kwibyo gusengera abagore nabyo mfite ku Ikaze TV hanyuma rero ariko giye position yanjye ahubwo abagore babigira n'urubanza baramutse bitwaje uyu murongo bose bitwaza bakavuga bati ko niba mwaritwaje ko ducecekera mu materaniro kuki mutatucecekeshe ngo duceceke mukatubwira ko tuvuga mukatugira harimo n'abadiyakoni kasi muzi ko umurongo uhari niba rero ADPR itaraputse umurongo n'ibindi byose nibibahe niba ari umurongo ababirwanya bari kugenderaho uwo murongo ntiwuzuye ko ADPR bigize wapurika baravugaga bakoreshaga inama hari n'abagiye bateza n'ibibazo mu matorero bari abayobozi bahiza kandi barubashywe byose byari bihari ntabwo keretse ko rero kumurimi aho umuntu yaniba wabwira umugore kuba mwarimu gute ntumwire kuba pastor ntabwo byabyuzuye byaba birimo akarengane jewe rero ntabwo mbona ko ahubwo ubwo nge umva icyo nasubiza ntirenganya ahubwo ni ingamba abayobozi b'ADPR imbere bagiye bagenderaho bakumva si byiza bakumva si ngombwa ariko ntabwo byari bibirike bibiri ivuga ko baceceka ntabwo ivuga ko bagira inshingano barindwa zimwe na zimwe guceceka ni iki ni ukutavuga ni ukudashima Imana ni ukudatera indirimbo ubwo nuvuga ngo n'amakuru yajya aba y'abagabo gusa kuko umugore yagomba guceceka niba twarasanze baririmba rero ariko se ntirenga umugore atanze ingaburo ubundi mu itorero habamo imihango ibiri ndabyita gutyo yatanzwe na Yesu ibindi dukora byose nibyo twashyizeho twebwe n'iby'itorero imihango yatanzwe na Yesu ni ukubatiza no gutanga ingaburo ryera ibindi byose dukora nibyo twebwe twabonye ko ari ngombwa ariko ibyo yatanze niba umugore atanga ingaburo ryera nicyo kintu gihebuje mu itorero ikintu cya mbere cy'agaciro gikomeye cy'amaraso ya Kristo umuntu wayaguhaye ariko ntari manyagura ntabwo ariko ntari manyagura yumva icyo kibazo nawe ngaho nyumvira nawe araritanga yumva ngaho nyumvira nawe umuntu mbese umuntu aragabura ibiryo ariko ntiyemerewe guteka ese umva ari ibintu wowe urajya warura umpereze mbigabure ariko sinemere kubiteka ndekana nabiteke niba mbigabura nkanabirya byose ni kimwe ntushaka kureka nari manyagura kuko niba uri manyagura ukarimpa nkaritanga imaririza ubwo nupfa ko ni byose byemerewe uyu munsi rero iyo gahunda niba inahari ikaba ihari koko nyakubahwa mushumba mukuru wa ADPR niba iyo gahunda yo gusengera abagore uyifite nta ufite uko wayiteguye n'uko wabyiyumvisemo n'uko wabisengeye uzabasengere
nuza aho nsengera kubasengera nzaba mpari, nzaza nicare ndiribe muri iryo teraniro, umugore nanyobora nzayoboka, navuga ati mwicare nzicara, navuga ati muhaguruke nzahaguruka. Njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye mbona nta kosa ririmo, igisubizo wanshakagaho n'ibindi uramaze ndabisubiza rwose, ariko njye mbona nta kibazo kirimo, kuko abagore n'ubundi ni abayobozi, ahubwo ni ikibazo bakoze. Niba yemererwa kuba mwarimu, kubera iki nyine kuki ataba na pastori? Ko bose ari abayobozi bari mu rusengero rumwe, bayobora kimwe, bayobora bimwe, urwo rubibi rundi n'urwiki. Muri cya gihe kera mu bya kera bavuga ngo abagore ntibagomba kurya ibi n'ibi, nta mugore uvuga ibi, nta mugore wicara, nta mugore unyura, ariko baje gusanga ko ari ukwikanyiza kw'abagabo n'ibindi bazirizaga bitari ngombwa, harimo n'ubusambo n'ibiki kera. Ariko kuvuga ngo umugore ntiyasoma ku nzoga mbere, umugabo atarasoma, kera abazinywa nyine bekibijyamo. Kuba dukurikiye turimo turavuga ku bihe bigenda bihinduka, haba mu bihe bisanzwe ariko kandi no mu madini hari ibihe byo kugenda bihinduka. Ari impamvu navuze ngo birashoboka ko na Bibiliya izahinduka bakandika indi. Ntabwo Bibiliya ntabwo izahinduka. Iyo turebye dusanga muri ADPR nta mupasiteri w'umugore, ariko kandi naje gutekereza ndanganya amaso muri Katolika nsanga nta mupadiri w'umugore ubaho. Ibyo turaganira uyu munsi, ugiye mu yandi madini ntiwamenya nabo viziyo yabo, wenda nabo amaherezo bazajyaho ntawamenya. Mbese imyaka 45 umva ari mikeya, 85 ni ukuvuga ngo mu bantu bavutse icyo gihe bakiriho ni mbarwa bariho bayifite, na mama ariho kandi iyo myaka arayifite. Ariko abo bayoboye bose aribo ba Kapitura Gaburiyeli ntawe ukiriho, keretse wenda uyu waba muvugizi bwa mbere na mbere ba ADPR niwe ukiriho. 45 bayifite barahari na bwose, ariko ntabwo ari mikeya. Si ikibazo ko n'andi madini rero n'ayabayeho mbere yaryo, nk'abo warutanze urugero muri Anglikani babamo, kandi yihana yimaze imyaka myinshi. Muri Anglikani babamo abapasiteri b'abagore, babamo bari ba paruwasi babamo, n'andi matorero. Kuba ari ADPR icyo nicyo kiri kuvuga, imyaka 45 yose ishize, n'ijana yashira na magana yashira, ariko hakagira ikintu gihinduka. Ubu se uwakubaza ijambo komine waribona mu Rwanda hari ikintu cyitwa komine gihari? Kubonye rumbwira hari zamaze igihe gito kubinuka ku kintu byoroshye, cyo ntabwo imyaka 25 n'ijana yashira, ariko uko ibihe bigahinduka n'ibihe nyine reka bamenye ko nabyo ari ibi, reka nacyo kibeho. Niba kinaranga imperuka simbizi, ariko kibeho. None se ubundi abo babivuga niba kiranga imperuka, ibintu by'imperuka wabihagarika byakwemera? Gusa reka tugaruka ku bahanuzi. Nabonye umuntu wahanuye yikoreye imifuka imbere n'inyuma, hano mu bitugu n'inyuma mu mugongo, avuga ngo Imana igiye gutura abantu imitwaro. Ubuhanuzi bigendanye n'ibimenyetso muri iki gihe uravuga wiki? Ariko rero nawe bavuga je icyo mubwira cyose reba biravugwa ni Bibiliya, sinjya ku ruhande rwayo, si kandi ikintu cyose ubona Bibiliya itavugaho. Yesu muri Matayo ibice 11, ariko kuki ahantu se ndi gushaka gusoma ndi kujya mpabura no kubera iki ntabwo waje wasenga mwemere kuba yes Matayo ibice 11 umurongo wa 28 haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ibi byanditswe uwo muhanuzi uvuze atari yavuka, atari yaheka iyo mifuka. Imana yaturaga abantu imitwaro, atari yaheka iyo mifuka. Imana yaruhura. Icyo ushaka kuvuga ibyo yahanuye si byo by'agaciro, si byo bifite imbaraga, nta nubwo ari byo byo kwibana ngo atari. None Imana ngiye yanduhuye imitwaro, uwo muntu yambaye kositimo, ndamuzi n'amazina yazi nabonye, sishaka nanjye nabonye sishaka kuyavuga, ariko ndashaka kubwira abatwumva nawe ubwanjye nanjye nawe ubwawe ese uri n'imitwaro yihe. Ariko ubundi hari ikintu abantu batajya bamenya, ariko uziko muri misiyo ya Yesu hatarimo kudutura imitwaro y'ibigaragara, ntabwo birimo muri gahunda ye. Yesu yavugiye mu nzu kwa Zakayo ngo umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ibi bindi buriya banga Imana igiye guha abana amamodoka, igiye kubakiza ubukene, igiye kubaka muri byo yashatse kuvuga, bikoresha ko yazimye birebe neza. Ariko icyo si cyo ntabwo iri gukora. Ariko icyo si cyo mu by'ukuri
Yesu si yo mitwaro turuhuka. Imitwaro turuhuka ni iy'ibyaha, ni iy'akaga duterwa na Satani. Birahiye kuko ngo yavuze nibyo bigenda biza nyine abantu bagaca ibikubane nk'abagera bati ntambaraba. Ntabwo aho ubundi ubuhanuzi bunuzura bugirwa n'ibintu bitatu. Ubundi ubuhanuzi bw'ukuri ni ubuvuga ngo hari akaga kagiye kubaho gatewe n'iki n'iki, uwagira gutya akavaho. Ibyo uko ari bitatu. Ubuhanuzi butari n'ibyo bintu ntabwo ari ugukuri. Urumva neza? Ubuhanuzi butari n'ibyo bintu ntabwo, ni nako n'abandi baba ngo babwiraga Abisirayeli ngo kubera ko mwimuye Uwiteka Imana mukimika ibigirwamana, Imana igiye kubateza indwara mutabonye. Iyo babwiraga Abisirayeli barahanuzi ba kera, wumvise hari ikibi cyakozwe, igihano cy'icyo kibi, ngo ariko mwahindukira mukabireka mukambara ibigunira mukigaragura mu ivu, Imana ntabwo yabibateza. Nebukadinezari arota inzozi, yarabwiwe ngo kuzaho ibyaha bye gukiranuka ngo ahaho Imana yakwigarura. Ab'i Ninewe bakoze ibyo babwiwe ngo nyuma Imana irigarura. Ariko abahanuzi tubona ubu bazatubwira ngo aha ntabwo hagiye kuba inkambi y'impunzi, icyo gusa ubu ngo yahanuye. Ngo aha hagiye kuba inkambi y'impunzi, ngo inzara igiye kuba nyinshi, ngo abantu bagiye gupfa, ngo nabonye ingabo ku mupaka. Iki ntabwo ari ubuhanuzi. Urufuka ibisa n'amarangamutima. Imipaka n'undi yabonye ingabo n'ubundi. Isisa ngo banza uvuge ngo Imana yambwiye ngo wowe kwizerana ntirenganya, mwagomeye Imana, musigaye munywa inzoga, mwagiye mu bandi bagore, none Imana irambwiye ngo igiye kubahana. Irambwiye ngo irabahanisha ibintu, ariko irambwiye ngo muramutse muretse ibyo bintu, wumvise ubuhanuzi, nimubireke ibababarire. Ariko abandi baraza Imana igiye gutura imitwaro iyi batura buri munsi. Uyu mwanya turi kuvugana hari abantu Imana iri gutura imitwaro. Uriya muntu ataraheka iriya mifuka, hari abantu Imana iri gutura imitwaro. Yesu azagaruka hari abantu bari gutura imitwaro, hari n'abakiyihetse. Ntabwo rero ibyo ntabwo biba ikintu gitangaje buriya, ntabwo mbibona nk'ubuhanuzi. Ibintu bikorwa buri munsi, Imana kuva yabo ihora itura abandi imitwaro, hanyuma si ubwo bavuga ngo uri kubahanura gute. Tugana ku musozo, agira message uha abantu inshuti zacu, tutitaye kuri biravugwa. Cyari ibyo bavuga by'ibipupe n'ibiki se, iminota yageze ikiganiro tutabivuzeho. Ntacyo mvugaho mu ncabake. Mvugaho mu ncabake se. Muvandimwe, akarako rero ntabwo mbizi neza, ntabwo hariho n'imvugo. Ese ubwo nawe n'Imana amubwiye ngo mwite iryo zina, kandi ko nayo Imana nayo bayibeshye. Uriya mugabo Pamfile ndamuzi, twaricaranye twarasangiye, muzi nk'umugabo mwiza rwose, ariko kariya kantu kwita umuntu igipupe birano kurengera. Birano kurengera muvandimwe Pamfile, ara warengereye. Ntabwo mwise agapupe, ntabwo muzi n'agapupe. Ariko uvuze kwiyumvisha aho hantu biri numva. Yamwise agapupe. Aho yavuze narabyumvisha mwita agapupe ko akoreshwa nk'agapupe. Yavuze ngo niyo mpamvu bavuze ngo ntabwo ari Pawulo wo muri Bibiliya Ezayi aho yigisha, ahubwo yigisha Pawulo wundi. None abakobwa bo mu Rwanda. Ubundi se twigisha Pawulo? Ubundi twigisha Pawulo? Ko twigisha Yesu twigisha Pawulo? Avuga asangije nyine yabusobanura ngo abagore bagiye bacekera mu ndabo ngo ntabwo ari Pawulo wo muri Bibiliya, ahubwo ni Pawulo. None se abo bantu bavuga ko aryo kurira mu nyine narivuze ntashaka no kurigarukaho, muri ADPR abagore bacishije mu materaniro. Ariko man hazi umuza bacishije ariko twaje kuri Pamfile rero ntabwo n'ubundi tugomba kwigisha Pawulo. Nta nubwo na Isaiah avuga Pawulo, twigisha Yesu, tuvuga Yesu, yaba Pawulo wo mu Burundi, yaba wo mu Rwanda, yaba wowe Kitarama, yabo ntabwo tuvuga Pawulo. Twigisha Yesu, ntabwo twigisha Pawulo. Hanyuma ikindi kuvuga ko umuntu akoreshwa, ubwo wenda ubivuga zino mukoresha uwo ari we, mukoresha nk'agapupe genda mutse ngafite kagakoresha njye mandi kugakoresha, byasaba umuntu anamaze aba yari agapupe nendo gakoresha. Ibyo ni ikintu yasobanura ngo abivuze. Ariko igihe cyumvuga ko mvugo y'agapupe cyangwa iyo imvugo nyandagazi ni igitutsi kwanza. Iyo ntabwo ari byo, uretse n'umuvugizi umuntu uri muri rwego, nanjye ubwanjye ubinyise wabuntutse. Nawe umuntu wabikwita yagututse. Ntabwo ufite umugabo, ufite umuryango, ufite umugore n'abana, ufite urwo ahagarariye, wize ujijutse, ukamwita agapupe, no kurengera, ibyo no gukabya. Nicyo nabivugaho. Kandi ikindi, ariko ubundi abantu bose bayoboye ADPR byanze bikunzira ijambo mwemeranye naryo, bafite ibyiza bakoze, ariko bafite n'ibibi. Bafite ibyo bakijije, bafite n'ibyo bishe.
niko umuntu wese amera, umuntu akora ibyiza cyangwa ibibi. Ibi nabyo niba mubibara nk'ibyo yishe nimubireke, hari igihe nyuma mwazamushima. Hari abagiye batangira tukavuga ngo tukavuza induru, ariko nyuma ugasanga ntacyo byari binatwaye, byari na byiza. Nimureke ubundi bibatwaye iki? Ko n'ibitorero Imana irifitemo ijambo mwaretse ikivugira, ubundi kuki muri kuyivugira? Imana niba itabishaka tuzabona ko itabishaka, ariko nibiba muzabireke bibe, kuko Isayi yagiye Imana ibizi ibyemeye, nimurebera muri Rwanda ngo hoya hari Imana iri kumukoresha bishoboka. Ese ubundi Theoneste wabona Imana yemeye ko basengerwa ikabicisha muri Isayi, abantu bakamurwanya gutya? Wenda Imana yabyemeye, byose Imana irabyemera. Message nabagezaho rero nuko twaba maso, kurushaho kuba cyane mukibuka ijambo rivuga ngo umunyabwenge yakwicecekera. Mugabanye ibyo muvuga, mwongere ibyo mukora. Amasengesho abe menshi kuruta imvugo zindi. Amasengesho aganze ubuhanuzi, imbuto z'umwuka zisumbe impano z'umwuka. Numva ijambo ry'ubushe ntirenganye. Imbuto z'umwuka zisumbe intwaro z'umwuka. Impano, kuko abantu benshi bari kwibanda ku mpano. Urwandiko Pawulo n'Abagalatiya ibice 5:15 avuga ngo ndavuga ntimuyorwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ni iyo message y'abantu bacu. Muyorwe n'umwuka, mwuzure umwuka nibyo, mubatizwe mu mwuka nibyo, ariko muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Bana bahumugisha, niyo message nsoje mbaha, mukomere kandi Kristo ari kumwe namwe. Adusenga Imana. Tutarasenga tutabona ko ntabwo ducirizwa mu madini, ahubwo ducirizwa mu mitima yacu. Ntabwo idini rizajya mu ijuru, hazajya wowe, hazajyaho nanjye. Amadini n'adereze tubarizwamo, ariko ntabwo ariyo aduha agakiza. Ibyo mubizirikane, kandi Yesu azatwara itorero aryo mugeni yapfiriye. Ni wowe giti cyawe, ni njyewe. Ntabwo azatwara itorero ryitwa ngo iki? Nubwo twakurutiraga hari amatorero menshi hano, azatwara ryitwa ngo iki? Na ADEPR ni AIB yo gufasha nyine uhitemo. Na ADEPR ni AIB ni EAR ni azatwara ryitwa ngo ntabwo azatwara idini ryaryo ryitwa, ahubwo azajyana umukizawe. Mubimenye aho hose usabwe gukora icyo Bibiliya igutegeka, ugakizwa, ubundi bikaba kwahise. Segera abantu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko banye natwe kandi uhora udufasha. Wanavuze ko uzaduheka kugeza imvi ziri ya ruyenzi. Uhabwe icyubahiro Data, niwe udufasha muri byose. Nuko udufashe kuba maso n'iminsi nk'iyi igoye, udukore ku maso y'umwuka, duhumuke tumenye icyo dukwiriye gukora. Iminwa yacu ivuga ibikwiriye kuvugwa, duhe imbaraga zatuma tuyoborwa n'umwuka. Muri byose tuyoborwe n'umwuka, kandi ibyo turi kubisabira abari kudukurikira bose ndetse n'abatadukurikiye. Iminsi nk'iyi igoye Data, shoboza abantu bayoborwe n'imbaraga z'umwuka wera, kuko aricyo gikwiye, batazakora ibyo kamere irarikira. Ibiriho, ibyabayeho, ibizabaho ntacyo bitubwiye, dushoboze guhanga amaso kuri Kristo. Urakoze kudufasha muri byose n'abatwumva, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.